Ndabasuhuje mbifurije kugira ibihe byiza ikaze kuri GB Empire isoko y'amakuru yubaka societe. Merry Christmas kuri mwe mudukurikiye muri bice by'isi bigiye bitandukanye nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa imfungwa zikoze amahano nkuko byakomeje kugenda byumvikana muri gereza haje kuba hakumvikana inkuru mbi ije kuba yagira by'umwihariko mu baturage igaragaza ko ngo abafungwa cyangwa se mu by'ukuri abagororwa baje kuba bafata mugenzi wabo baramubaga mu by'ukuri kugira ngo bashe kuba bamukuramo umunsi mukuru nkuko byakomeje kugenda bitangazwa birimaze kuba byatangazwa n'ubuyobozi bwa gereza bumaze kuba bwagaragaza ko imfungwa zigaragambije zikaza kuba zafata mugenzi wabo zikaba zamuvutsa ubuzima bikaza kuba byarangira mu by'ukuri zifite gahunda cyangwa se intego yo kuba ngo mu by'ukuri zamuteka zikabasha kuba zamukuramo ibyo kurya cyangwa se inyama bitewe nuko byumvikana ko batari baherutse nyine inyama bije kuba byakumvikanisha amakuru yaje kuba yababaza benshi. Gusa umuryango w'imfungwa wakomeje kugenda ugaragaza ko uza kuba warega iyi gereza bitewe nuko byaje kuba byakumvikana ko nyine mu by'ukuri baje kuba bagaragaza ko bari bafite inzara n'agahinda biteye ubwoba cyane baza ko bafata mugenzi wa mu by'ukuri batishimye baramubaga mu by'ukuri kugira ngo bashe kuba bamujya nkuko byaje kuba byagaragazwa nagira ngo tubashe kuba twasoma inyandiko zakomeje kugenda zandikwa zigaragaza ko muri gereza akomeje kugenda humvikana ibikozongane cyangwa se mu by'ukuri amakuru yakomeje kugenda ababaza benshi barakoba kumva amakuru aje kuba yatabye ariko mu bantu byaje kuba byatera benshi ubwoba. Imfungwa zigera kuri 32 zifashe mugenzi wabo mu by'ukuri zirangije zimuvutsa ubuzima zigamije kuba zamukuramo ibyo kurya nk'inyama ndagira ngo mu by'ukuri bakomeje kugenda mubona ibinyamakuru bitandukanye byakomeje kugenda byandikiza inkuru bikomeza kugenda bizereza mu by'ukuri inyandiko cyangwa se title umutwe w'inkuru ugaragaza ko mu by'ukuri imfungwa zije kuba zafata mugenzi wabo zikamubaga live ubundi mu by'ukuri zikaza kuba zamukuramo ibyo kurya ukabona ko mu by'ukuri ari mu byakomeje kugenda byibazwa n'abaturage bibaza ese niki cyaje kuba cyagaragara gotore byaje kuba byatera benshi ubwo kubona mu by'ukuri abantu bava amaraso nk'aya mugenzi wabo bakamufata bagafata umwanzuro wo kuba mu by'ukuri bafutsa mugenzi wabo ubuzima. Gusa nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa benshi bakomeje kugenda baganiriza ibinyamakuru bakomeje kugenda bagaragaza ko mugenzi wabo mu by'ukuri baje ko bafata umwanzuro wo kumurya bitewe n'uko nyine ngo yaje kuba yakiyahura babona mu by'ukuri n'ubundi ngo yapfuye baza kwita bamukuramo ibyo kurya ukabona ko rero mu by'ukuri byaje kuba byagaragazwa uteye ubwoba n'agahinda mw'abanyarwanda mwe nimuzajya mwumva mu by'ukuri abantu bakomeza kugenda bagaragaza ko babaye mujye mwumva ko nyine hari abantu baba barababaye bagiye kubona mu by'ukuri umuntu afata undi mugenzi we akaza kumuhinduramo ibyo kurya unyumve nawe mu by'ukuri aho tuba turi cyangwa sisije tuba turimo. Gusa muri gereza mu by'ukuri bakomeje kugenda bagaragaza imyigaragambyo idasanzwe ndakubwira ngo mu by'ukuri mujye mubona abantu babagendere kure kuko ibinange byaje kuba byantera ubwoba hari igihe ugaragaza ko babaye mu by'ukuri ukaza kuba wabona abaniga cyangwa se mu by'ukuri abantu babaye cyane kuko ibyo baje kuba bakora byaje kuba byakanga benshi bakimara ko babyumva baje kuba bagaragaza ko mu by'ukuri ntabwo ari ibintu bisanzwe kuba wabona abantu bitiranya bagafata mugenzi wabo bafunga ngo bari gukorana uburoko bakamufata bakamuhindura inyama zo kurya. Ibingibi mu by'ukuri biteye ubwoba n'agahinda jya ureba abantu mu by'ukuri ubagendere kure kuko burya hari abantu baba babaye cyane by the way hari abantu baba bagaragaza ko mu by'ukuri bafite intimba n'agahinda mu mutima wabo mu by'ukuri bakomeza kugenda bagaragaza ko nyine bashavuye isi ntacyo yeze ibagaragariza gisigaje nk'uko bakomeje kugenda bigaragaza bakomeje kugenda banenga ubuyobozi bwa gereza mu by'ukuri bwakomeje kugenda bubafunga ndetse kandi bakagaragaza ko iminsi mikuru nta kintu bari kubona cyangwa se nabo bakagombye kugira ku munsi mukuru ibyo bahabaga bari biteze ko mu by'ukuri umunsi mikuru wageze akaboneka umugira neza akaza kuri gereza runaka agatanga ibyo kurya ngira ngo mu by'ukuri mujye mubona abagira neza bitanga ariko iyi gereza byumvikanye ko nta muntu n'umwe wigize witanga kuri Noheli biza kuba byagaragazwa ko mu by'ukuri imfungwa zagaragaje kanda cyangwa se umujinya ukabije cyane ziravuga uti mu by'ukuri natwe turaryana cyangwa se turaza kuri twarya bagenzi bacu nuza ko mu by'ukuri ibintu bakomeje kugenda bagaragaza uraza kuba wasanga ibintu bikomeje kugenda bigaragara bikomeje kugenda bitera ubwoba none uze ko wambwira ngo mu by'ukuri umuntu ufata mugenzi wa kamurya uwo muntu mu by'ukuri ngo ni iki yakinya cyangwa se wazumukangira iki uwo ngo nyine amagara yarayanze cyangwa se n'ubuzima bwe yarabwanze umbwire ngo mu by'ukuri uwo muntu muhuye ari igisambo cyangwa se ari umujura ngo yaza kuba yagukorera iki umuntu utinyuka agafata mugenzi wa kamurya uze kumbwira ngo mu by'ukuri muramutse muhuye noneho muri mu muhanda cyangwa se bwije niki yaza kuba yagukorera kugira ngo mbashe kuba nabereka ukuri mu by'ukuri abantu bakomeza kugira babazwa n'iki cyangwa se bakomeza kugenda bafite agahinda ariko mu by'ukuri abenshi bakomeza kugenda muzana imiteto ku bantu biraza kuba byagaragaza ko mu by'ukuri hari abantu babaye cyane hari n'abantu mu by'ukuri bakomeza kugenda basitira abantu bafite ijinyoni cyangwa se babaye ukaza ko wasanga ibi ntabwo biri buze kuba byavamo cyangwa se bikunde bite nuko biza kuba byakumvikana nimba umuntu aza kuba yafata mugenzi wa kamurya
Ibigi biraza ko byatanga ikimenyetso cyangwa se mu by'ukuri symbol zigaragaza ko hari abantu badafite umuteto cyangwa se badafite agahinda kuba wabona mu by'ukuri umuntu aza kuba yafata mugenzi wa kamurya. Ni ibintu mu by'ukuri nakomeza kugenda ngarukaho, akomeza kugenda bitera komantiri igaragaza ko mu by'ukuri hari abantu bashavuye cyangwa se babagome, kuko uyu muntu umuhuye ari mayibo cyangwa se ari umujura cyangwa se asanzwe ari n'umwicanyi, ukambwira mu by'ukuri uyu muntu waza kuba wamutera imbabazi akaza kuba yagutera cyangwa se akaza kuba yaguhereza imbabazi, ntabwo biri buze kuba byakunda, kuko uyu muntu mu by'ukuri yamaze kuba yahaga ubuzima bwe cyangwa se mu by'ukuri yamaze kuba yagaragaza ko ubuzima ntacyo bumumariye. Mu by'ukuri nawe uze kuba wambwira umuntu ufata mugenzi wa kamurya, ndaza kuba mu by'ukuri nameshoninga ngaragaza ko uyu nguyu nta muwe yaza kuba yakugirira. Niyo mpamvu muzaza mubona mu by'ukuri leta ikomeza kugenda ishyira ingamba zo koza ikakaye cyane, bitewe n'uko nyine aba bantu ubona ko bigize ibigarasha cyangwa se bahaze ubuzima bwabo, kuko ntabwo nza kuba nareba mu by'ukuri umuntu nk'uyu nguyu ufite ubwenge mind itekereza neza arakora, donc ntabwo ari umusazi nta n'icyangombwa cy'ubusazi afite, ariko kaza kuba wasanga mu by'ukuri afashe mugenzi we yamuvukije ubuzima agamije kuba mu by'ukuri yamukuramo amafunguro muri gereza. Ngibyo biri kwabera, ni inkuru itugeze aka kanya, ariko ndagira ngo mu by'ukuri nakomeje kugenda mbona Bwana Nduhungire yakomeje kugenda agaragaza ko ibiri kuba mu by'ukuri byakomeje kugenda bikanga n'ubibona nabwo bukaza kuba bwagaragaza ko mu by'ukuri ibyo baje kuba bakora ari amahano akomeye cyane, nk'uko nakomeje kugenda bibona mu by'ukuri mu nyandiko zakomeje kugenda zandikwa n'igihe ndetse n'umuseke, bakomeje kugenda bagaragaza ko noneho izi mfungwa ibyo zishaka cyangwa se nuza ko bareba benefit bafite, nuko mu by'ukuri bakora imyigaragambyo idasanzwe, bakaza kuba bakigaragambya, ukaza kuba wabona mu by'ukuri kugira ngo baze ko bacura imyigaragambyo, buri buze ko mu by'ukuri bafata bagenzi babo bakaza kubavutsa ubuzima, ukaza kuba ubona ko ibintu bikomeje kugenda bigaragara, byakomeje kugenda bitera ubwoba abayobozi ubwabo, baraza ko bagaragaza ko mu by'ukuri ibi ngibi biri gukorwa byaba bifite ikindi cyishe inyuma. Ariko ndaza kuba nagaragaza mu by'ukuri byakomeje kugenda bigaragazwa, benshi baravuga uti mubashe kuba mwaturekura nimba mu by'ukuri ntabyo kurya muri kuduha, abandi bakagaragaza uti ntabwo turi buze kuba twatuza, ukaza kuba ubona ko mu by'ukuri abari buze ko bafungurwa mwe mu by'ukuri baraza kwita bahunga igihugu cy'u Rwanda, nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa. Aka kanya witwa Bosco Empire yamaze kuba yafata indege yamwerekeza muri Afghanistan, uretse ko yaje kuba nahava, ariko aka kanya tuvugana akaba ari mu mujyi wa Edmonton hano muri Canada. Bikaba byumvikanye ko mu by'ukuri akimara kuva muri Afghanistan yaserekeza muri Canada mu mujyi wa Edmonton, bikaza kuba byagaragaza ko mu by'ukuri abenshi bari gufungurwa bazize ibya mu by'ukuri byo kuba barakomeje kugenda bavutsa ubuzima bagenzi babo, bari kwita bafungurwa bahawe imbabazi n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, bakaza kuba bahita mu by'ukuri bahunga u Rwanda bafite ubwoba ko baza kuba bakisubira. Ukaza ko wasanga mu by'ukuri ibi ngibi biraza kuba byasaba imbaraga zikomeye cyane ziribuze ko zashyirwaho n'abaminisitiri baza ko mu by'ukuri baganiriza izi mfungwa zakoze jenoside, mu by'ukuri zikaza kuba zahabwa imbabazi, ariko zikaba zigifite igihunga gikomeye cyane. Ariyo mpamvu nakomeje kugenda mbona benshi bakomeje kugenda bitwa ibigarasha, bakomeza kugera mu by'ukuri bagaragaza ko bagomba kuba baganirizwa. Ngaho nk'uko mu by'ukuri uko byaje kuba byagaragazwa, nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa umuseke ndetse n'igihe, bagaragaza ko ari inkuru yaje kuba yabimamo muri gereza, bije kuba mu by'ukuri byatangazwa ko umuntu aje kuba yakicwa kuri uyu munsi tariki 25 z'ukwezi kwa 12 Ukuboza. Bikaba byumvikana ko mu by'ukuri ari amahano akomeye cyane yaje kuba yakumvikana muri gereza. Reka nkomeze kugenda gukurikirana hafi, ndaza kuba nakugezaho update.